icyo twagamije kugira ngo tuze dutembere, tugere hano imbere ya ambasade, ni igikorwa cya ngombwa, kubera yuko nubwo yenda abandi bashobora kuvuga ngo se tugeze kuki, turaje dutanze message nubwo batasohotse, ariko abandi babirigi barebye bana zacu kandi babonye yuko dufite message yo gusaba freedom na demokarasi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo turabashimira cyane on behalf of Amahoro Iwacu campaign, turabashimira kuza, kandi hamwe na Jambo SBL turabashimira kuza, kubera yuko ibi ni intambwe dutangiye gukora tujoininga abandi bazikoze, kandi uko twabivuze yuko mu mwaka wa 2017 dutekereza yuko hari ikintu cyo gukoreka mu gihugu cyacu, ni ikintu dutekereza ko ari possible. Ubwo dukomeze dutere intambwe imwe, turebe nimba twatangira demokarasi cyangwa revolution mu gihugu, tukabona yuko abanyarwanda bacu famiye twasize mu Rwanda kandi n'abandi tutazi, ariko twita abanyegihugu, yuko babona yuko nabo bagize relief, uburyo ubuzima bwabo burimo kugenda butotezwa na government ya FPR. Iki gikorwa ni igikorwa ntekereza ko kizajya muri history y'igihugu cyacu, yuko abanyarwanda bari mu Burayi umunsi nk'ubu twaje kongera guhamagarira demokarasi na freedom mu Rwanda. Murakoze cyane. Reka nke Natasha ijambo nawe avuga ijambo on behalf of Merci Peter. Encore une fois, j'aimerais vraiment du fond du cœur vous remercier à tous d'être là, d'avoir répondu à l'appel. Et comme on dit, ça commence par agir. Et vous avez mis le premier pas. En 2017, tous à Kigali, n'est-ce pas? Et Amahoro Iwacu. Merci. turabashimira cyane. Ubwo ngubwo kuri uyu munota tukaba turangije igikorwa cyacu, ibikorwa twateganije uyu munsi, kugira ngo dukomeze urugendo rw'impinduka mu Rwanda kandi rwa revolution verte, kandi uko twabivuze tuzi neza ko icyo gikorwa kizaba mu Rwanda vuba. Murakoze. Ikindi nakongeraho, ikindi cya nyuma nakongeraho ni uko abashimishijwe n'ibikorwa byacu bashaka inama y'ibyo bakora, cyangwa kugira ngo bakomeze gukurikirana ibiri gukorwa, n'abashaka kugira ibitekerezo cyangwa ide badafite ikintu bakora ku giti cyabo, nk'uko tubabwiye ko za action ntoya ku giti cy'umuntu zigira ikintu zimara cyane, twajya tubibereka. Abadabumva turabizi mufite ibitekerezo byiza, n'abashaka ibindi bitekerezo n'inkunga natukontakta kuri bamwe bafite amatelefoni cyangwa za email cyangwa kuri site Amahoro Iwacu. Twese dukomeze tuganye, ntibirangirire ahangaha, twese dukomeze dukominikane, twafashe na kontakta, noneho dusangire n'ibitekerezo, noneho dutere imbere tugere kuri objectif yacu. Murakoze.